Mwiriwe neza abanyarwanda banyarwandakazi aho muherereye muri mu mpande zose z'isi ndabaramushe ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe mbifurije umugisha wo gukomeza kubana namwe niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo aka kanya wagize ibibazo bigiye bitandukanye ihangane kuko mu isi niko bimera tugira ibibazo bigiye bitandukanye ariko siko twese tuba tubabaye. Yitwa Aime Prudacien Mutesi, Pastor Mutesi, abantu benshi baramuzi cyane. Mutesi Aime Prudacien ni Pastor Mutesi, niko kazina muzi cyane dore ko n'ubundi ari umupasiteri. Ku gicamunsi cy'uyu munsi yatangaje yuko yatanze amafaranga yarabereyemo abantu yafashaga, si ukubaberamo ahubwo ngo nuko yari ayafite agira ngo arinde yuko bazayarya. Pastor Mutesi nagiye mbona komantere nyinshi cyane kuri YouTube zivuga ntise kubera iki aya mafaranga utayagejeje ku bantu batanze ubufasha. Byari 900 niko nabonye 900 ngo banze kubitanga kugira ngo abantu babibaha bari kuyakoresha nabi. Rero niho bagiye mu itangazamakuru, amaze kujya mu itangazamakuru Aime Prudacien azashyiraho umucyo avuga uburyo ki agiye kuyabaha, yatinze kuyabasobanurira impamvu yatinze kuyabaha. Uyu mugabo yabafashaga yari Strato yagiye avuga ibintu byinshi bamukoreye, ariko niba umuntu yafashije cyangwa wahawe ubufasha ntabwo ugomba gutegeka abantu ngo nimufashe uko wategetse. Oya, wowe urarindira bakakwifashiriza ku ruhare rwa pana kwirirwa ubategeka, kuko buriya kubategeka ntabwo biba ari byiza. Rero Aime Prudacien yashyizeho umucyo avuga yuko amafaranga yatanze wanamugani hato bitazanamukurikirana. Ariko aba content creator, aba YouTube channel bo mu Rwanda rwose bamumanukuye bavuga uburyo amafaranga ari gukoresha muri business ze, ari gushopingisha imyenda, ari kuranguza imyenda, arayo agenda abantu benshi bamuha. Ariko buriya reka mbabwire, erega natwe turi abantu, niba ufite amafaranga mu ntoki zawe ntabwo ari ayawe, sava turabyemera yuko atari ayawe, ariko ni gute wagira ikibazo ntuyakemuze ikibazo. Strato yavuze uburyo ki bavuze yuko ngo yaguze intebe, nganywa inzoga kandi gatazinywa, ibintu byinshi cyane agiye mbibona ku mbuga nkoranyambaga. Ariko sheke yayisinye, avuga uburyo yanayitanze mu mucyo, avuga uburyo sheke rwose yayihaye ba nyirabo yabagezeho kandi n'umutima we wera. Ibintu bindi baza kuvuga kuri social media ngo biraba ari ukumuharabika, ariko ibyo ntabwo byakuraho abantu kuvuga, ntabwo byakuraho abantu kumuvuga. Ibyo ngibyo kuvuga ngo ibindi ngo sinzi aho abikora ntabwo byakuraho yuko bagomba kumuvuga. Ese wanamugani ni iyihe mpamvu atatanze iyi sheke hakiri kare aho kugira ngo ijye mu itangazamakuru? Impamvu yavuze yuko atayitanze hakiri kare ngo nuko uyu mugabo anywa inzoga kandi yari kuzayanywera, kandi n'umurima batari kuzawugura. Ibyo byose rero nibyo abantu bagiye bareberaho, bareba impamvu Pastor Mutesi atatanze iyi sheke. Pastor Mutesi atatanze iyi sheke y'abantu bafashijwe. Ubundi turabizi yuko gutanga sheke itazigamiye ari icyaha, ushobora no gufungwa kuko ni icyaha, ingingo ziba zikubona. Ariko uyu Pastor Mutesi yaje avuga uburyo yahaye Strato sheke itazigamiye. Strato we akaza i Kigali kureba ayo mafaranga, kuko ngo bari banditseho itariki 14 z'ukwezi kwa 4 baje kureba ayo mafaranga baje kuyareba. Uwitwa Strato akigera muri banki, kuko nta kintu yari azi, baramubaza nti gute uzanye sheke idazigamiye? Ariko ngo bari bamubwiye mbere yuko ajyayo ngo azabanze abereke umurima bawugure bawishyure. Uyu Strato siko yabigenjeje, ahubwo we yariziye aza
kuri banki i Kigali, kuri banki ya Kigali, aza kureba ayo mafaranga, ahageze mubaza impamvu iyi sheke itazigamiye. Ubundi aho uyu mugabo mu muryango twabamenye witwa Staratoni, ni umwana wari uhetse umwana. TV1 yagiranye nawe ikiganiro, amaze kugirana nawe ikiganiro babona uburyo umwana ajyanwa ku ishuri, abantu bagira emotions cyane, baravuga nti se wayi kubera iki tutateranya kugira ngo uyu mwana ajyanwe ku ishuri cyangwa abonerwe ubufasha. Niho Urugendo TV bagiye gusura Nepo, umusore mwiza muramuzi, ariko hari n'abantu bamwe banamurakariye bavuga uburyo ki na Nepo ibi bintu byose abyihishe inyuma, na Nepo kudatanga ubufasha hari amafaranga biririye. Rero ibyo byose byagiye bigarukwaho n'abantu bagenda batanga commentaire, nagiye mbibona kenshi cyane, mbibona ndavuga nti bya bintu birakaze, kuko rwose bakibona uyu mwana, umubyeyi wese wabyaye nta kuntu atagira emotions, nta kuntu atababara akagira agahinda. Rero uyu mwana yajyanaga murumuna we ku ishuri rwose akajyayo bakamubona. Ubwo rero TV1 aza kumukoresha ikiganiro, witwa Lionel aza kumukoresha ikiganiro, abantu benshi igihe baramubona baramukunda. Rero Urugendo TV ruza kuza kujyayo, ndetse na Mutesi rwose baza kujyanayo, bajyanyeyo imiceri, amavuta, ibintu byose bagiye kumureba, ariko bavayo biyemeje yuko hari ibintu bagomba kuzamukorera, kuzamugurira ngo iyo nka, kuzamwubakira iyo nzu. Ariko nyine abantu benshi ibyo bavuga ntabwo wabigenderaho 100%. Oya, hari ibyo bavuga by'ukuri ariko hari n'ibyo batavuga by'ukuri. Rero uyu mugabo niho abantu benshi bamubenye, ndetse n'umugore we barashakana rwose, bagira ngo n'ubukwe bwiza n'ubufasha bwaturutse mu bantu byari bigenze neza. Ariko kugeza ubu ngubu bwinjiye mu itangazamakuru bavuga yuko hari ibintu bariye bitije, biba bigaragara nabi. Rero Pastor Mutesi kuri Gicamunsi cy'uyu munsi yavuze yuko amafaranga yayashyikirije bene yo azabageraho, asobanura n'impamvu atatumye ayabaha cyane. Ariko n'ubundi amabuye menshi baracyayamutera, ntabwo bareka kutayamutera, bibaza impamvu atayabahaye kare. Ese impamvu atayabahaye kare nuko bagiye muri social media, bagiye mu itangazamakuru, noneho bagahita bamubona bakavuga nti ibi bintu kubera icyo utari warabikoze kare kose. Bya Pastor Mutesi rero amafaranga yagishije kuri bene yo, ariko abapasiteri b'iyi minsi nabo sinzi uko tubabona. Abapasiteri b'iyi minsi nabo niba bakijijwe koko, abantu bita abapasiteri twari tuzi ko ari abantu bubahwa n'Imana kandi bakaba bafite igitsure cy'Imana, Imana yarabasize amavuta, ariko kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga bagacyocyorana, oya, nta butumwa burimo, nta jambo ry'Imana ririmo, ahubwo ni ukugusha abantu, ugasanga abantu baraguye. Abantu bita ngo ba pasiteri kuri social media, ukagenda kuri TikTok ugasanga abantu bari kubwiriza, simbyanzi, ariko bwiriza mu kinyabupfura kandi uhereza abantu ubutumwa bwiza, kuko buriya butumwa bwiza uba uri kubahereza nibwo butuma ubwami bw'Imana busakara ahantu hose. Ariko iyo utangiye kuzanamo ibinyoma biba byapfuye. Ngayo nguko rero uko byifashe. Pastor Mutesi akaba yatanze amafaranga 900,000 y'umugabo witwa Staratoni. Akacu ntakagaruka, bahitiye twirinda ibintu by'uburiganya.